akabigira akamenyero, ariko nubona wagize imbaraga zibyuka ukabona niziza gusenga ugira ishimira Imana. Nikirize amen. Amen. Hanyuma ngiye kuvuga ikintu gikomeye, nubu uri umuhanga uracyumva. Ukwiriye gushima Imana kubera ko aho watekereje kuba uri ari huri. Ntabwo byumvise. Ukwiriye gushima Imana kubera ko aho wifuje kuba uri ari huri. Amen. Kanubwira impamvu hari abantu benshi bifuje kuba baje gusenga bitakundiye. Amen. Amen. Umuntu uri muri gereza suko yabyifuje, yabonye bimugwiririye. Amen. Amen. Umuntu wabyutse yarwaye akajya kwa muganga. Amen. Amen. Suko yabyifuje ntiyabitekereje. Birashoboka cyane no mu migambi ye no mu byatekerezaga ntabwo byari birimo. Uyu munsi wano ari mu maboko y'ahantu atifuje kuba ari, ariko wowe wicaye ahantu wifuje kuba uri. Wakomera Imana amashyi. Ukwikunda umwana wayo, njyewe Eme, nawe nshimiye, nawe runaka, ni kwigukunda udakwiriye. Umva ukuntu hepfo yavuze ngo wari umugome, hanyuma igira imbabazi iduha Yesu. Hagukurikiririmba nabi ima Yesu ngo ambambirwe kuki? Ku musaraba. Bawe cunguje amaraso, nzi yuko nanjye ndimo. Alleluya. Amen. Nufata icyo kintu ukagira agaciro, urasanga mu kwa mbere yarakurinze udakwiriye, mu kwa kabiri ugwa mu byaha irakurinda, mu kwa gatatu mama we bigenda gutyo irakurinda, no mu kwa kane nuko byagenda. Suko utunganye, suko uri umukiranutsi, suko uzi kuririmba. Haleluya. Suko uzi guhanura, ntabwo ari ukuzi. Oya nuko n'ubuzima kandi ukwikunda umwana wayo, yari kwikunda nakwiriye, nari umugome wo kwima Yesu, wambambiwe ku musaraba. Ngukarahagire kurute muri yo. Yobu
ibice 23 turihuta cyane. Yobu ibice 23 pasoma umurongo wa 8 uwa 9 n'uwa 10. Munazo nitwagera dukunda ubwo ni bazina wanje yihangane mukoresha. Amen. Yobu 23 dusoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Aravuze ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura, ukuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayibone. Ariko ku murongo wa 10 haravuze ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Amen. Amen. Imana ihira amaso mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma tumbe Bibiliya tuganire gatoya nkagunda tinda. Amen. Amen. Imana ire mu muntu. Raivo tumbe Bibiliya n'amatelefone tuganire gatoya. Imana ire mu muntu ntabwo yamuremeye gupfa, ntiyamuremeye icyaha, ntiyamuremeye gusonza cyangwa kwambara ubusa. Amen. Amen. Kubera ubwibone bwa Satani muri wagira igitekerezo kibi, bakubera iki Imana yatekereje kure mu muntu. Njyewe Satani itangishije inama kandi ndi umuririmbyi mukuru mu ijuru, nyiramya ikishima, nyiramya ndayihimbaza, iri mu ijuru ngo wi mfite umuntu undamya kuki yagize igitekerezo kire mu muntu itambajije. Dikize amen. Amen. Satani arigumura cyangwa se arigararambye. Abari hano amen. Amen. Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Mani redi sanga yo na Satani mu ijuru ntabwo barabana. Satani amanurwa mu ijuru kubera ubwibone bwe. Abari hano amen. Amen. Akiva mu ijuru mani bango wasiwe ugushije ishyano kuba umuntu witwa Satani akumanukiyemo. Nikize amen. Amen. Kuba Satani akumanukiyemo wasiwe ugushije iki? Ugushije. Bisobanuye ngo imbaraga za Satani ni Imana irazizi. Hanyuma hari abantu banangaza ugasanga umuntu umuhanuzi agiye gusenga abeshya abantu bangana natwe, afashe uyu mubyeyi ngo faya ngo dudingwa pisi. Satani imbaraga afite ntabwo ari izafaya. Abari haleluya. Imbaraga Satani afite wafaya namutwitse. Satani supa ko imbaraga afite ntabwo ari izafaya. Abari hano amen. N'Imana yavuze ngo wasiwe ugushije iki? Ishyano. Kuba Satani agize ute akumanukiyemo. Amen. Bamwe mu bantu bagizweho ingaruka n'imanurwa rya Satani rero na Yobu yari arimo. Ndi kwihuta cyane. Haleluya. Abana b'Imana bari guterana cyangwa se bari gusenga nk'uko uno munsi twasenze, Satani aracengera n'abagize ute araje atirana nabo. Ageze mu rusengero asanga ari umugabo witwa Yobu uri guhimbaza Imana, ibyuya byamanutse agahimbaza Imana. Haleluya. Ari kubyina nta kintu yitayeho, agahanura ntacyo yitayeho, ari kubwiriza nta kintu agize ute yitayeho, acyurira nta kintu agize ute yitayeho. Satani asohotse abwira Imana ngo Mana, impamvu Yobu aguhimbaza kugira ntayibye, wamuhaye umugore mwiza afite ubutunzi, aracuruza bikemera, wamuhaye urubyaro, yaruzwa n'iki kuguhimbaza? Abari hano amen. Twongere haleluya. Icyo gitekerezo Satani agahereza Imana. Mana bangu ndabizi neza yo ndamwizeye, naramwiremeye ndamuzi, ntabwo mpimbaza, ntabwo nkorera kuriya kubera ibintu namuhaye. Hoya niyo wabimwaka yankorera. Imana imutangira ubuhamya. Abari hano amen. Imana ubwayo iri mu ijuru ngo Yobu naremye ndamuzi, iradukunda naremye ndamuzi, Jimmy naremye ndamuzi, Muhoza ndamuzi. Ntabwo mpimbaza kubera ko namuhaye urubyaro, ntabwo mpimbaza kubera ko ari gucuruza, niyo nabimwaka yankorera. Uwo ni Imana isabayo. Amen. Abari hano amen. Haleluya. Amen.
ngo ni uko yabuze akazi, ntabwo yaje ku karago ngo ni uko yabuze ahantu yagira ute yajya, ahubwo urukundo nkunda rutuma ajya gusenga, rutuma yiyiriza. Amena. Amena. Imana iri mu ijuru itangira Yobu ubuhamya bwiza. Naho wowe nubwo uri umuhanuzi ntabwo myagutangira, nubwo uri umuririmbyi nta buhamya, n'uwo muturanye ntabwo yagutangira akanswe Imana. Mana we Mana ntagira umuntu aba rero amena. Urukundo twatangiranye turusozanye. Yego. Amen. Amen. Umushyitsi ajyanwa no gushima no kunenga, hanyuma kugeza amasaha nta kintu ndabanenga, tubane neza. Haleluya. Wowe indazi y'ijana n'icyayi cy'ijana, narimvuze abakobwa simvuze abahano, mvuze abo muri ADPR iwacu. Icyayi cy'ijana n'indazi y'ijana ituma umanika akaguru ugasambana. Mana we Mana Mana, kandi uri umuririmbyi, kandi uri umuvugabutumwa, uri umuhanuzi. Oya ntabwo bivamo. Amen. Abari hano amen. None ibyumweru 2 gusa umugabo amaze mu kazi muri Kongo, umucinya ku bantu barenga 4 ukaza gusenga. Imana iri mu ijuru yavuze ngo Yobu ntabwo ampimbaza ku bw'ibyo namuhaye, naho wari mwaka mutangira ubuhamya. Amen. Amen. Fata uyu mugabo agiye muri Kongo cyangwa agiye Gisenyi, agiye gukora, agiye gute gukora muri hano. Avuye mu rugo agiye gushaka ibirayi by'abana, agezeyo agiye muri lodge, kandi iyi lodge ntabwo ari ijambo ry'Imana agiye gusumiramo. Oya si ijambo ry'Imana y'uguruke, ntabwo agiye gusenga muri lodge, afite sireyikwiri iruhande ajyanye muri lodge. Iminsi 2 amaze atari mu rugo kwihangana biranze, kandi akaza gusenga. Tuzajya mu ijuru kureba bariyo zaduhembura hidusanze. Ntabwo ari uko Imana ikora, niyo waba uri gusenga waba utari gusenga, aho uri hose ijisho ry'Imana irabona. Yatangiye ubuhamya bwiza batari kumwe. Uharanire ko uyu munsi wa none mari gutanga ubuhamya bwiza. Amen. Abari bano amen. Haleluya. Satani yashizemo imbaraga nyinshi, ntabwo yacitse intege, akoresha imbaraga zose paka ateye Yobu. Ibyawe turabizi twese, ndi kwihuta cyane. Yarashonje, ararwara, abana barapfa, amatungo aragenda, n'umugore yishakiye ubwe. Bango Yobu w'ibikigoryi, ihakana Imana yawe urebe ngo uratunganirwa. Bango nawe ubaye nk'abagore bakinoge. Koko nawe mugore wanjye nishakiye, nawe ubaye umupfapfa bigeza. Bango nta kibazo genda, arahukana aragenda, ariko Yobu ntiyateshwa ku Mana ye. Ukuntu yavuze ngo navutse nambaye ubusa, nzasubira no mu nda y'isi nambaye. Cya kabiri, Imana niyo yabimpaye kandi niyo ibyisubije. Haleluya. Avuga ijambo rikomeye, bango nzahora ndi inyangamugayo, nzaharanira ko Imana igira ute inyemera. Bango naho imirimo yanjye yose yarumba, inzabibu nizeriki imbuto, ukiranuka kwenda gukomera sinzakurekura. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo yavuze ngo birashoboka cyane ko igiti cyatemwe. Unyumve neza, birashoboka ko igiti cyatemwe, ariko haracyari ibyiringiro ko kizongera kigashibuka. Ni ikibazo cy'igihe, imvura nigwa kizashibuka. Haleluya. Amen. Imivo n'itemba kizashibuka. Icy'ingenzi ni kimwe, ni uko imizi yacyo ishorera mu migezi. Ugishore muri Yesu ntacyo uzaba. Amen. Nibakuvuge ntacyo uzaba. Ukiri muri Yesu nibakuvuge, ubwoba nibushire, agahinda nigashire. Uko yabaye nawe cyagihe n'iyi saha izabana nawe. Amen. Amen. Hanyuma hari ikintu nkundira Imana. Amen. Amen. Hari ikintu nkundira Imana. Kino giti cyatemwe iyo gishibutse. Iyo gizwe. Kino giti cyatemwe iyo gishibutse. Umudugudu cyatemewemo, isibo cyatemewemo, akagari cyatemewemo, niba gishibukira, bigiye mu mudugudu, bigiye mu akagari. Oya. Aho cyatemewe, aho cyatemewe. Haleluya. Hanyuma ibintu byacu byumva n'abanyamwuka. Amen.
utari umunyamwuka ntabwo ubyumva. Aho cyatemewe niho gishibukira. Abakoze inama bagihari, abagambanye bagihari, abakize bagihari. Nikiri muri umudugudu. Haleluya. Kino giti gishibuka nyirabukwe wavuze ngo ndakubumye navuze abamena wanjye akira aho ngaho. Haleluya. Kino giti gishibuka baravuze ngo ntabwo uzabya ukayitwita bagihari. Bana bare bakiriho batazagira ngo babesha. Ntabwo kimura umudugudu, ntabwo kimura isibo. Ahandi cyatemewe, ahandi byabereye, ahandi bakuragaye, ahandi bakwamuriye. Haleluya. Yobu arango haracyari ibyiringiro. Muzasome Bibiliya. Ntabwo Yobu yimutse kugira ngo akire. Aho yarwaniye. Naho. Cyakoze ni kimwe. Yabaye inyangamugayo. Kuva ku munsi wa mbere mari mutangira ubuhamya. Amen. Amen. Abonye bimucanze. Bonye bimucanze. Bangu none mana bimeze bite? Dore ndigira imbere sinkubona. Mugore wanjye yaragiye nkomeza gusenga. Bana banjye barapfa nkomeza gusenga. Amen. Narahombye nkomeza gusenga. Amen. Haleluya. Amen. Baramvuze nkomeza gusenga. Barandoze sinateshuka. Nkomeza kubana nawe. Amen. Haleluya. None mana ko ndi kwigira imbere ngakubura najye inyuma sinkubone. Ko ndi kugira ibumoso sinkubone. N'iburyo sinkubone uri hehe? Haleluya. Amen. Ari gihe usenga Imana ukajya bayifatiye muri Kongo barayifunga. Ugafata ibyo amasengesho y'imisi ibiri ukabona wapi bakaguhanurira bikemera kugira ngo birasohore ejo bikanga. Nari mu rugendo ari gusenga Imana kajya amagiye muri Muhumbe haraba yasubije wowe irakureka hose ibaye hose icyari. Haleluya. Amen. Abanyana haleluya. Nubwo ndi kugushaka sinkubone, nubwo ndi gusenga ntusubize, ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzava mu ruganda. Haleluya. Nzasohoka mu ruganda meze nk'izahabu nziza. Amen. Kambe ku ruganda nicecekere. Amen. Amen. Kambe ku ruganda nyuma nicare wandi atubwirize. Amen. Amen. Umubyeyi uri mu ruganda uri muki? Mu ruganda. Hanyuma ubu byibushye ubu uri inzo birakureba. Iyo uri mu ruganda ugira isoko uhahiramo. Ntabwo unyumvise. Iyo uri mu ruganda ugira isoko uhahiramo. Ugera hariya mu gasoko ba nyiramutuzo bagucuruza ibijumba by'uducenjo bana bakwiga. Ati demayi uhibuka hariya mukiri batakukiramo. Demayi yamari yabonetse. Byabindi byagize ute? Iyo uri mu ruganda ugira ahantu bahira ntaho utagera. Kutanyumvise ubutegetswe. Haleluya. Ugihinguka ku kiraro. Ugihinguka ku kiraro Azaturegurira musomo. bamwe yewe y'ababyeyi imyembe yawe yabonetse ntibyari ponda. Ya myembe yagize ute? Iyo uri mu ruganda umenya amakara uraha yariyo. Umenya ko kuri amacenga kandi amanini ahari. Hanyuma hari ibintu mutubeshya mukatubeshya. Igiponda ukiraryoha igiponda. Unyanya n'igiponda ngo isosi neza. Nibwo bushobozi bwawe uri mu ruganda. We kutubeshya. Iyo uri mu ruganda amen. Abakirano haleluya. Iyo uri mu ruganda
ruganda ndatinze Yesu we iyo uri mu ruganda kamubwira kino kintu ntakuresha iyo uri mu ruganda umenya urugo uzatereteramo umukobwa yego naho utemerewe kugira yego iyo uri mu ruganda aho utemerewe gusaba yego ushaka ube muremure ube warize birakureba bamwe ngo wowe umugeni wawe ari mu kiribata hejuru kandi sha naho tuzamara umukanyero n'uwo muri maboko yamubera n'igisenyi yamubera n'imusanze yamubera n'ikigali yamubera ariko uruganda arimo nubwo mu kiribata yuri mu ruganda wese we umenya igitenge wambara n'icyo utagura uzi modeli mutazi kudoderesha uzi modeli mutazi dusenge Imana abari hano haleluya abakira haleluya uruganda idukure mu ruganda haleluya baratubwira ngo nyabuneka nawe urinjije kandi urinjije uzi ko ibihumbi 10 byakora igishoro uzi ko wacuruza ibihumbi 10 bikego ibihumbi 10 bigishoro ibihumbi bingahe uwe magana 5 nabwo yashoboka ufite igishoro cya magana 5 nabwo utashoboka uruganda urimo ukwemera kukugira inama yo gushora ibihumbi 10 bitanu akabase niho ruganda icyo gihe cyawe urimo kandi wishimye ukabikoze ute wishimye idukuremo ntidukuremo iyo uri mu ruganda umenya igitambaro uratega he yewe nta muntu uri mu ruganda ushyiraho isuku gute se ushyiramo ibituta niko ruganda rwawe hanyuma reka nsoze abari hano amen sinandebye nabi reka nsoze iyo uri mu ruganda amen umuntu wese w'umuhanuzi ahantu ikintu kimwe urapfuye urarimbutse irakugaburiye irakwambitse kandi birashoboka wambaye London idamwihesha amahoro ushobora kuyambara iyo uri mu ruganda umwana wagira imyaka 3 ariko iga muri karitsiye yawe kandi hariho na sari nziza kutanyumvise iyo uri mu ruganda umwana wagira imyaka 4 akikiga muri karitsiye yamarore muri karitsiye niyo rero yego wisdom nabwo ihari amona rayitira hari za muntu rayitira nabwo ihari iyo uri mu ruganda kugira ngo uyu munsi umwana wawe aziga hano ntabwo ahemerewe iyo uri mu ruganda urinda kubyara nta sakoshi urabona yuri mu ruganda umuntu nakoresha ubukwe utaritabira inama n'imwe y'ubukwe bwe ibyigwe nanze si utwerere ikisi nareka tugasenga Imana twavuga ngo uyu munsi gusenga kwanjye kukugereho ni wowe mahoro yanjye bangu ndagukeneye ku manywa na nijoro dukure mu ruganda mu izina rya Yesu yuri mu ruganda umugabo arabimenya agira ute arabimenya uyu mubyeyi areba gutya iyo bari mu rukundo bari mu rukundo ntanekereza mu rukundo iyo bari muki atariko mani ndebye numva nezerewe sheri dukomeze ndebe gutyo ndanezerwa cyane biba bikimeze neza ariko mana sheri yundeze ndanezerwa tumanja mu mwuka ngavuga indimi yundeze neza ariko iyo uruganda rwaje muramura ati mwe wingarurira uruganda rwaje mwamura y'ibituri winjira gucowe iyo bikimeze neza uramuhobera we akumva aranezerewe ariko iyo uruganda rwaje mbere mubyeyi wacu iyo uruganda rwaje
wangi umwobe uri kumbanda tungozo mbaga n'ikirabwa kingozo uruganda rwaje kure uyavuze nimara kungerageza nzasohoka mu ruganda meze nk'izahabu nziza kandi ubwi iyi zahabu yavuye mu ruganda yatunganyije ntabwo ipiganirwa n'imbobo ntabwo munyumvise iyo yavuye mu ruganda ari zahabu nziza nta mbobo yigeraho nta mutindi uyigeraho ipiganirwa n'abakiriya bafite amafaranga igukure mu ruganda upiganirwa n'abantu bazima nawe usubira muri mako guhaha ugira umusanzu uhahe ugira igisenyi uhahe uve ku kiveri cy'umuceri ntabwo mututse mwishyura ukuri uve ku iponda reka dusenge Imana aleluya nimara kungerageza nzasohoka mu ruganda meze nk'izahabu nziza hanyuma iyo ukiri mu ruganda umufundi n'umuyede baba bafite ijambo ngiye kwicara narambiranye iyo uri mu ruganda umufundi n'umuyede baba bafite iki umupagani arakuvuga uwo musengana arakuvuga uwo muvukana arakuvuga Yesu we gereza zose niwe zazaremewe uburwayi bwose ni ubwawe amavunja n'abana bawe ko murakaye Londoni aba ari iyawe iyo uri mu ruganda engineer naza akakutaho inyundo engineer akutaho iki inyundo ni y'amagambo uwo muririmba akutaho inyundo umuyede akutaho inyundo iyo abishaka aragusitara ku bwenge mureke dusenge Imana basi imyaka twamaze tubabaye iyi minsi isigaye ibe mizima ibe y'umugisha hanyuma uriya mwaka tuzawinjiramo amashimwe aleluya birashoboka cyane mu kwa mbere wari uri mu ruganda mu kwa kabiri bigenda gutya mu kwa gatatu ubura akazi mu kwa kane urahomba mu kwa gatanu barakwiba mu kwa gatandatu barakuroga mu kwa karindwi barakuvuga mu kwa munani ni uko kugeza uyu mwaka uri kurangira ariko windirira Imana Yesu wanyu uyu munsi igurinda amateka mu izina rya Yesu ikube hafi mu izina rya Yesu mwakeze ijambo ry'Imana Imana ngiye mubwire umaze igihe kinini gusenga amaguru aramaze kuruha ari igihe usenga Imana ukumva urarushye urananiwe Imana yamwe ikintu cya mbere ikoze ikongereye imbaraga mu rugendo rwawe rwa buri munsi icya kabiri ukore ikuyeho indyarya wari ufite indyarya Imana yamwe mubwire ikuyeho indyarya mu ruhande rwawe hanyuma icya gatatu irambwiye ngo uruhe umumaro la fota irangiye mu rumuma hanyuma mbonye mu ijuru bakora inama iyo nama nta kindi kije gukora mbonye wimikwa amen tasile fo irambwiye ngo niyo ubwayi kwimitse yakwimitse kera igarutse bundi busa irambwiye ngo birashoboka cyane nta muntu n'umwe wakifuza kuba pasiteri Imana yambwiye ngo ntabwo za pasiteri w'utudini n'uducaca mbonye Imana ipimikira muri ADEPR irambwira ngo ningubwire ngo kukije gutabana ntagibaza abantu ntibaza ba mudogo ntibaza pasiteri ntibaza abashumba ikora nk'Imana irambwiye ngo arabikuyeho kugira ngo umwanya wawe gusezerana wicare ko iki Imana irambwiye ngo yigije kugenza neza irambwiye ngo ikwaguye muri byose irambwiye ngo hano hantu hashize isoko uzayigeraho wese azajya amashira inyota mbonye Imana ihazana n'umumaro hanyuma ku ruhande rwawe
ararwara arongera ararwara, ariko nk'abagabo b'ibigoryi urihangana urasenga uramurwaza. Irambwiye ngo kwabakije kiriya gihe yongeye kumukiza. Karaba beshi kamikubwire beshi njye sinyangira ibanga na muno barimo. Na muno barimo bakeneye kubona umudamu wawe apfa ugasigara wenyine. Abantu b'inyema urera urakiranuka cyane, ingoma yawe n'ibihe byose ntabwo izahanguka. Uko uri kera n'uyu musore watabaye bucyagihe n'uyu munsi wa none uracyatabara, n'uyu munsi wa none uracyakiza, uracyakura mu ruganda nka mbere. Tumaze igihe kinini cyane turi mu ruganda. Urudukure muri Yesu, urudukure. Haleluya, urudukuremo. Ababyeyi bigenze gutyo, abagabo udukuremo, abasore nuko, abakobwa nuko. Mafoka yabo wayasiye nitakara, zebosiye nitayabo wayasiye. Iyo mureba uruganda bamuremera gucikira gusa, ntabwo bamwifuriza ibyo no gucikira gusa. Dukure mu ruganda mu izina rya Yesu, maze tuvuganire. Mwuka wera wawe amanuke muri twe, ibyo tugusabye bihe. Wayuri kirere cy'imikorere, ducuruze bikunde, dusenge byemere, twubake byemere, tubyare bikunde, ubukwe bukorwe. Haleluya, kandi igishoro bundi bushya. Kandi cyo gusabye Imana gabanya abarimbuka bongera abakizwa. Tukomeye amashyi menshi, tukomeye amashyi menshi.